Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Abayobozi, abakristo, abakomeye n'abayoboje ku mpande zose z'isi bashinzwe itabaruka ry'umushumba mukuru wa Kiliziya ku isi Papa Francis witabye Imana kuri wa mbere. Abahuye nawe, abo yahesheje umugisha n'abo yagiranye na biganiro bifashishije imbuga nkoranyambaga bamwifuriza kuruhukira mu mahoro. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 aguye mu rugo rwe rwa Casa Santa Marta i Vatican mu Butaliyani. Papa Francis yatabutse mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 21 Mata 2025. Vatican yatangaje ko Papa Francis yahitanywe na stroke no guhagarara k'umutima. Yongeye ko mbere yo gutabaruka yasabye ko yazashyingurwa muri Bazilika ya Sainte Marie Majeure mu muhango woroheje. Stroke ni indwara y'udutsi dukwirakwiza amaraso mu bwonko duturika bitewe n'umubyimba warwo utabasha kwakira ingano y'amaraso acamo, bigatuma yivanga n'ubwonko, cyangwa tukaziba bitewe no kuvura kwayo bigatuma adatemberamo uko bikwiye, igice cyako atageramo kikangirika. Inkuru ijyanye n'icyahitanye Papa Francis yatangajwe ku mugoroba kuri wa mbere mu muhango wo kwemeza urupfu rwe no gushyira umubiri we mu isanduku wayobowe na Cardinal Kevin Farrell muri chapelle ya Casa Santa Marta. Arikesikopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yatangaje ko Papa Francis witabye Imana yarazwe no gukunda abantu bose, cyane cyane abakene, inamenyekana n'abari mu kaga. Itangazo ry'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda yagize ati: adusigiye urugero rwiza rw'umwigishwa w'ukuri wa Yesu, turagije roho ye urukundo n'impuhwe by'Imana. Birumvikana ni inkuru ibabaje kuba tubuze umushumba wa Kiliziya nyir'ubutungane Papa Francisco. Twamenye bya hafi, ariko cyane cyane kumubura muri iki gihe turi mu gihe gikomeye cy'amateka muri yubile y'imyaka 2025. Umukiza avutse yaje kuducungura, umwana w'Imana Yesu Kristo yigize umuntu, noneho mu Rwanda akaba ari n'akarusho ari impurirane ya yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Ku buryo rero hari gahunda zinyuranye za yubile, nawe bundi yakagombye kuba ayobora, nubwo kuva mu minsi ishize yari afite intege nke ndetse yaragiye no mu bitaro. Akaba yari yagaruye icyizere, yagarutse, kandi nk'ejo yashoboye kwifatanya n'abakristu mu ntege nke mu gitambo cy'Ukarisitiya cyo kwizihiza Pasika, atanga n'umugisha. Bavuga ko byari nko gusezera, Imana yamuhaye akabaraga nabura ko kudusezeraho. Birababaje, ariko nk'abakristu noneho muri iki gihe cya Pasika niko kwemera duhamya kwa mizero yacu ko urupfu atariyo maherezo y'ubuzima, ku buzima bukomeza muri Nyagasani, na nyuma y'urupfu ko urupfu atari rwo rufite ijambo rya nyuma. Icyo dukora rero turamusabira, tumushyira mu biganza by'Imana kugira ngo mwakire aruhukire mu mahoro ubugingo bw'iteka. Barack Obama wabaye perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Papa Francis yari umuyobozi udasanzwe washishikarizaga abantu kuba beza kurushaho. Ati: uyu munsi Michel nanjye turamunamiye hamwe n'abantu bose ku isi, abagatolika n'abatari abagatolika, bakuye imbaraga n'inyigisho mu rugero rwa Papa. Niturusheho kumva umuhamagaro we, kutigira abarebera gusa muri urugendo rw'icyizere cy'ubuzima. Joe Biden wabaye perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yababajwe n'itabaruka rya Papa Francis wari utandukanye n'abamubanjirije bose. Ati: Papa Francis azibukwa nk'umwe mu bayobozi b'ingirakamaro mu bihe byacu, kandi nishimiye kuba naramumenye. Yavuze ko yari papa bose, uw'abantu, urumuri rw'icyizere, icyizere n'urukundo.
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OF Louise Mushikiwabo yavuze ko Papa Francis yari umuntu wumva abandi kandi akigera ukwiyoroshya. Ati nyiri ubutungane wujuje neza ubutumwa bwawe nk'umukristo nyakuri wagaragaje kumva abandi inazo no kwiyoroshya, ubu uruhukire mu mahoro. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yavuze ko yababajwe n'itabaruka rya Papa Francis ndetse yifatanyije n'abatuye isi by'umwihariko abakristo gatolika muri ibi bihe bikomeye. Yagize ati Papa Francis azahora yibuka nk'urumuri rw'impuhwe, kwicisha bugufi, ubutwari bwo mu mwuka bwabera icyitegererezo miliyoni z'abatuye isi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko we n'umugore we bashenguwe n'itabaruka rya Papa Francis. Ati kuva Buenos Aires kugera i Roma, Papa Francis yashakaga ko Kiliziya izana ibyishimo n'icyizere ku bakene. Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James David Vance we yari yahuye na Papa Francis ku cyumweru tariki ya 20 Mata 2025, umunsi abakristo bizihizaga Pasika. Yavuze ko yababajwe n'itabaruka rye ndetse hari byinshi amwibukiraho birimo ko yamwakiriye. Ati nihanganishije miliyoni z'abakristo ku isi yose bamukundaga, nishimiye ko ejo hashize namubonye nubwo yari arembye. Tariki ya 13 Werurwe 2013 nibwo Cardinal George Mario Bergoglio yatorewe kuba Papa wa 166 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari weguye kubera intege nke. Kuri mikro Zingiro TV ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Asante.